Ya. Oui. Yes. Mwene wanyu. Ntabwo ndari nagenda cyane nashize iminsi ariko ndahari tu. Aka kabeho kari katangiye kunyenzaho ariko nagafatiye mu nzira kahita kasubirayo kirukana. Twagiye rero reka mbahereze story Mafene ni Mafene mvuze. Mafene yakoraga mu mwibagiro muri amatwara abatayizi. Ku mugoroba atashe umugore we, sheri we, umufasha we, umudalingi we aramubaza ati kuki utajya utahana umugati na rimwe? Ariko hari igihe mutubaza ibibazo reka nkomeze. Mafene aramusubiza ati ngo mukuru wawe ukora muri morgue yari atahana umupfu se na rimwe? Mwumvishe? Yongera arongezaho ngo musaza wawe wa wundi ukora ku kibuga cy'indege yigeze se atahana indege rimwe? Mafene akaba ari ikibazo cya kabiri. Ntabwo ararangiza, yongezaho icya gatatu. ngo papa wawe ko ari umupasiteri yari atahana imana se? ngo wa mugore we waretse kumbera ikigeragezo koko. Yewe ni Mafene koko, nkuko bavuga ngo izina ni ry'umuntu. Ni ryo somo ry'uyu munsi. Ababyeyi muramenye, n'abazaba ababyeyi muramenye, muzajye mwita abana banyu amazina afatitse, amazina afite icyubahiro. Nimuzahemukira abana banyu. Twumvikane, niyari mwene wanyu, mukunda abantu, museke, mubane neza. Yego.